Kwiga ni ukwigana, uwiga aruta uwanga, kandi ngo kwiga ni uguhozaho. Birumvikana neza ko umunyarwanda n'ubuhanga bwe nawe atari gutangwa mu gushishikariza uwe kwiga, kurahura ubumenyi. Ni nako yunzemo ati ubwenge burarahurwa. Ibi njyewe, wowe, uriya ndetse n'abandi turi mu bantu babarirwa mu mamiliyari bemeza ko ari byo. Ariko se ninde wazanye ibi bintu? Ninde wazanye kwiga? Bimenyere hano. Mu myaka ya kera cyane, mbere y'ivuka rya Yezu ndetse na mbere y'uko abantu bavumbura inyandiko, mwene muntu yigaga ibyabaga bikenewe kugira ngo abashe kubaho mu isi y'icyo gihe. Umwana yakuraga yitegereza kandi yigana imirimo yakorwaga n'abakuru bo mu muryango we. Kugira ngo umuntu abeho, yagombaga kuba ashobora guhiga, gutega inyamaswa, gucura no gutunganya ibikoresho nkenerwa akoresheje ibiganza bye. Iyi ni imirimo abana b'abahungu bigiraga kuri base. Ni ukuvuga ko ishuri ry'umwana w'umuhungu w'icyo gihe kwari uguherekeza se cyangwa mukuru we mu ishyamba, akitoza gukora iyi mirimo yose tumaze kurondora. Bitewe n'ubuzima bw'ishyamba abantu babagamo, habaga hari ibyago byinshi byo gukomereka no kuribwa n'inyamaswa zitandukanye. Ngiyi impamvu umwarimu mwiza w'icyo gihe, ari we mubyeyi cyangwa undi muntu mukuru, yigishaga umunyeshuri we, ari we mwana muto, kumenya ibyatsi bivura, cyane cyane ibyomora ibikomere n'ibigombora ubumara bw'inyamaswa nk'inzoka. Ntawatinya kuvuga ko aho iterambere ritari ryakageze, kwiga kwawo kwakomeje kuba gutya kugeza no mu myaka ya vuba. Ibi Abanyafurika babyumva neza. Kwiga kw'aba bantu tuvuga ba mbere y'ivuka rya Yezu ndetse na mbere y'uko inyandiko ibaho, icyo bita mu rurimi rw'amahanga prehistoric period, kwabaga guteye uko nyine tumaze kukuvuga. Ntabwo hose kurangirira aho, ahubwo byarakomeje kugeza igihe ibyo kwandika nabyo byongereyemo. Aha ni ahayenga mu myaka y'ibihumbi 3 mbere ya Yezu nanone. Amateka y'uburezi agaragaza ko amashuri ya mbere yigisha kwandika yatangiriye muri Mesopotamiya ahagana mu mwaka w'ibihumbi 3 mbere ya Yezu. Mesopotamiya ubundi bisobanura ubutaka buri hagati y'inzuzi ebyiri. Izi nzuzi rero ni Tigris na Euphrates. Ni ukuvuga ko ahahoze hitwa Mesopotamiya muri iki gihe, ugenekereje wasanga ari muri Iraq, Kuwait, Syria, Turkiye na Iran. Aha niho hambere kwiga kwandika byatangiriye, mu mashuri yitwaga Idabaz. Aya ni amashuri yigishaga kwandika, ariko akabyigisha abana bagombaga kuvamo abanyamabanga bakomeye b'ibwami, bagombaga kubika mu nyandiko amategeko n'amateka y'ingoma, ibijyanye n'ubukungu n'ibindi bijyanye n'imitegekere y'ibwami. Uburyo bw'imyandikire bakoreshaga buzwi nka cuneiform. Ibimenyetso bifite ibisobanuro bo babaga baziranyeho ibyo bashushanyaga ku ibumba ritose, hanyuma ryamara kuma bikagaragara nk'uko mubibona. Mu gitabo Henri Irene Maru yanditse mu mwaka w'1948 akacyita The History of Education in Antiquity, agaragaza ko kwiga byabaga ari iby'abahungu bo mu miryango ikomeye gusa, kandi bikibanda ku byo gutegeka n'inshingano zijyanye n'iyobokamana. Males education for administrative and religious duty. Ibyo gutangira kwandika kandi byigaragaje muri Egiputa cyangwa Misiri ya kera. Aha naho mu myaka ya mbere ya Yezu
abanyamabanga b'ibwami bandikaga mu nyandiko izwi nka hieroglyphics cyangwa se hieroglyph. Hanyuma umuhungu wigishwaga kwandika wese yabaga ategurirwa kuzaba umutegetsi mu bwami cyangwa umuyobozi mu by'iyobokamana. Amateka y'uburezi no kwiga muri rusange akomereza mu majyepfo y'Uburayi. Hari igihugu cyabaye imbarutso n'intangiriro y'imitekerereze ishingiye ku kwibaza ibibazo ku ngingo zitandukanye mu buzima bwa muntu, philosophy. Iki gihugu nta kindi ni Ubugiriki, Greece cyangwa se Grèce mu ndimi z'amahanga. Sinshidikanya ko bigeze kumva amazina nka Socrate, Plato na Aristotle. Aba ni Abagiriki batatu bo mu mujyi wa Athene cyangwa Athens, babaye inkingi ya mwamba mu kwagura imitekerereze ya muntu no gushyira ibuye ry'ifatizo ku masomo menshi yigwa muri iki gihe. Nk'uwitwa Socrate wabayeho hagati y'umwaka wa 470 na 399 mbere ya Yezu, nubwo we nta shuri yashinze, niwe wadukanye igenantekerezo rishingiye ku gutekereza byimbitse, kwibaza ibibazo ku mpamvu ibyo ubona bimeze uko biri, no kwitekerezaho wowe ubwawe ukisuzuma. Yashoboraga guhuriza hamwe urubyiruko akarubaza ibibazo ku ngingo zitandukanye mu buzima. Nk'urugero akagira ati, ubutabera ni iki? Ese umuntu wagiriye undi nabi agahanishwa kwica abahawe ubutabera bwa nyabwo? N'ibindi bibazo byinshi. Ibiganiro nk'ibi ni nabyo yabonaniyemo na Plato, waje kunyurwa n'imitekerereze nk'iyi akiyemeza kuyikurikiza. Gusa nanone yaje gushinjwa kugumura urubyiruko mu mujyi wa Athene, ari nabyo byaje kumuviramo gukatirwa igihano cy'urupfu. Uwitwa Plato wari umunyeshuri wa Socrate, ndetse na Aristotle we wari umunyeshuri wa Plato uyu tumaze kuvuga, bagiye bashinga amashuri atandukanye mu mujyi wa Athene, yose ahuriye ku cyita rusange cyo gutegura abayobozi beza. Iki gihe amasomo yibandwagaho yari imibare, filozofi ndetse n'ibya politiki. Ku rundi ruhande ariko umujyi wo mu Bugiriki nanone witwaga Sparte cyangwa Sparta, uburezi bwabo bwari bushingiye ku gutegura indwanyi. Buri muhungu wese yagombaga kuba yiteguye kurwanya umwanzi igihe bibaye ngombwa. Ibi ariko bikajyana n'ikinyabupfura no kumvira abarimu babo, aribo ndwanyi nkuru zabatozaga. Umwana w'umuhungu yavanwaga mu muryango we akiri muto akajya ku rugerero, aho yatorezwaga kurwana, imyitozo ikomeza umubiri n'indi mirimo ya gihungu ndetse ya gisirikare. Ubyitegereje neza wasanga uburezi bwo muri iyi mijyi ibiri, Athene na Sparte, bwarabaye urufatiro bw'integanyanyigisho n'imyigishirize yaje kwitwa ko igezweho mu mpande zitandukanye z'isi. Igihe ubwami bw'Abaromani bwasaga n'ubwari bwigaruye isi yose, bwanyuzwe n'imikorere y'Abagiriki mu burezi bwabo, maze bwiyemeza kuyikwirakwiza aho bwategekaga hose. Uku niko batangiye kwigisha kwandika no kuvuga Ikilatini, amasomo ya politiki ndetse na filozofi. Muri iki gihe ururimi rw'Ikilatini rwarigishwaga cyane cyane aho Abaromani bari bagana. Hagati y'imyaka ya 500 n'igihumbi 500 nyuma y'ivuka rya Yezu, abigaga bariyongereye, ariko ugasanga bigira mu nsengero n'ibindi bigo by'abihaye Imana. Muri iki gihe intego nyamukuru kwari ukumenya kwandika, gusoma no kubara nk'ubumenyi bw'ingenzi bwari bukenewe mu kubwiriza ijambo ry'Imana no kubarura neza imisoro, tutirengagije n'amaturo.
Mu gitabo An Illustrated History cya Edwin Jones yanditse muri 2006, agaruka cyane ku kuntu uburezi bwahindutse bukareka kuba gusa ubujyanye n'iyobokamana n'iyogezabutumwa bwiza bw'Imana, abantu bagatangira kwiga amasomo arimo ubuvuzi, amategeko n'ubumenyi bw'ikirere. Nguku uko kaminuza za mbere zubatswe, zirimo Al Qurain yubatswe muri Maroc muri 1859 na kaminuza ya Bologna mu Butaliyani yubatswe mu 1088, aha ni nyuma y'ivuka rya Yezu. Uburezi bwakomeje gutera imbere kugeza mu gihe cy'impinduramatwara y'inganda, ubwo amashuri menshi yubatswe, uburezi bukaba ubwa bose kugira ngo haboneke abakozi benshi kandi bashoboye. Iyi yaje no kuba gahunda y'uburezi bw'ubuntu kandi kuri bose, yari yiganje mu bihugu bikomeye ku isi mu kinyejana cya 18 n'icya 19. Uko ibi bihugu bikomeye byigabanyije ibindi bito bikabikoroniza mu gihe cy'ubukoroni, ni nako byagendaga bitangizayo uburyo bugezweho bwo kwiga. Aho ni mu mashuri bigiraga. Babanzaga kubigisha ariko kuvuga no kwandika indimi zabo, indimi z'abakoroni. Iki gihe nanone hubatswe amashuri nubwo atari menshi cyane mu bihugu byakoronizwaga, cyane cyane hibarwaga gutegurwa abagombaga gufasha abakoroni gutegeka abaturage kavukire no kubacengezamo amatwara ya gikoroni. Nubwo imibare y'abigaga yari mike mu bihugu byakoronizwaga, yagiye yiyongera buhoro buhoro kugeza mu gihe cy'inkundura yo guharanira ubwigenge. Iby'ubukoroni bimaze gusa n'ibikendera, hari hagezweho kwiyubaka gusesuye, ariko nanone birumvikana ko ibihugu bikennye byagombaga gutegera amaboko abahoze babikoroniza. Zari impamvu z'ubushobozi. Ni nako rero n'imyigire yagombaga kwisanisha n'ibihugu byabakoronizaga mbere byo mu burengerazuba bw'isi, aho ikoranabuhanga ryari rikataje. Nubwo ibihugu by'ibihangange byari bifite uburezi buteye imbere, ibyari bikiva mu bukoroni byo byari bigihanganye no kongera umubare w'abazi gusoma, kubara no kwandika za ndimi z'abakoroni. Uwabaga bizi niwe witwaga injijuke, umunyabwenge cyangwa intiti. Hanyuma utabizi nawe ushobora kumushakira izina. Ibi ariko na n'ubu ntabwo birarangira. Urugamba rwo kurandura ubujiji rwagombaga gukomeza, ari nako bongeraga amashuri ndetse bakanashishikariza buri mwana wese kugana ishuri. Si ibintu byagarukiye aha gusa, kuko imyigire nawe yagiye itera imbere. Za mashini zicapa impapuro zari zaravumbuwe, zakwirakwiye hose. Amasomero arubakwa hirya no hino, kugeza igihe murandasi, amashusho n'amajwi by'ikoranabuhanga nabyo bihinduka ibintu bimenyerewe mu burezi ku isi hose. Iterambere mu burezi na n'ubu riracyaza. Kwiga kuracyari uguhozaho ndetse kuracyari ukwigana. Aho byakomotse harumvikana, ariko aho bizarangira ntawe uhazi. Birasa naho kwiga ari ikintu kizahoraho, kigatera imbere kandi kikabamo amavugurura menshi uko ibihe biha ibindi.